maze kuba mukuru namenye abantu benshi babavuga butumwa, namenye abantu benshi ingeso nziza, namenye abantu benshi ukwifuza gukorana nabo, kubana nabo, ariko nkunda umugabo witwa Renard Bonke. No kuvuga ngo nimba tuyi mwisi ubu nje nawe tuvugana kandi iteka rikaba ryaratangiye. Tituzoba mu ijuru iteka ryose. Tuzoba mu ijuru umunsi tuzoja mu ijuru kugeza. None si ibyo ngibyo byo twobyita gute? Ibyo tuzoja mu ijuru. Kuko tuzogumayo ntituzoza. Aha, ariko ntitwahozeyo. Oya ntitwahozeyo. Kandi eternite idafite intangiriro n'iherezo. Ntabwo yugaye. Amagufura ahari. Yugaye. Ugaye iki imitima y'abantu. Twebwe tutizera. Twebwe tutizera gusa ari nakunze umugabo umwe witwa Elia. Elia yari umugabo mwiza. Ngo yarakinze ngo aravuga ngo nkinze ijuru. Ariko apana ririya rizana ibisubizo by'Imana. Iri igusha imvura. Iri twavuze igusha imvura. Yaremwe. Ngo arabifunga aravuga ngo ino gufuri igomba gukora imyaka 3 n'amezi 6. Ridahari bite itarapfa tawe uri kwamije ngo afata urufunguzo araguteke aragenda. Baravuga ati ndagiye. Nyuma turabasuje cyane tubifuriza imigisha y'Imana aho muherereye hose, ngo Imana ikomeze ibiteho. Turagarutse dufite umutumirwa uri special muri buze kumva ikiganiro tugiye gukorana nawe. Turakwakiriye cyane. Urakoze. Turakwakiriye ngo wegere wiyumve wisange. Hano turi nko mu itorero. Iri ni itorero ryanje nubwo sindaba pasiteri ariko ukunguka hanga turi mu itorero ko turatanga ubutumwa. Twaje hano kugira ngo dutange ibiri difera n'iby'abandi bahabatanga. Ubu nyine hariho abantu bahagurutse usanga akurikiranwa n'abantu benshi ariko akabaheza ibyica imitima, akabaheza ibiroga ya mitima, ibisubiza inyuma ya mitima. Ariko twebwe twarahagurutse kugira ngo dutange ibintu bizima. Rero turakwakiriye cyane. Murakoze cyane. None bamugisha. Turashimye ko mwatwitabye. Buriya kutwitaba kwanyu bidutera inkomezi, bidutera intege, bigatuma twumva twokomeza, kuko gushigikirwa n'abantu ubona nyine bakomeye, reka mbivuge gutyo, uri buze kwivuga. Rero turabashimiye cyane, mwakoze cyane kutwitaba, twabigombye kera. Rero Imana n'uyu munsi yari yateguye kugira ngo tuze kubana. Rero murakaze cyane. Hanyuma reka dutangire wivuga mu muco wacu, uburyo abanyamurenge tuza twivuga no mu zindi kariyeri zindi ukora. Karibu cyane. Murakoze ikaze. Murakoze kudutumira ngo tubane. Twabinezerewe kandi twabishimiye. Ku mazina nitwa Ndarutse David. Ntuye mu Burundi, Bujumbura. Ndi umukozi w'Imana. Umuvugabutumwa, umu evangeliste. Yego. Rero turashimye cyane kwakira umu evangeliste hano. Ubwo mwitegure ibintu byiza bizima byubaka imitima yacu. Hanyuma evangeliste, wakoze cyane kutwitaba. Uyu munsi nifuje yuko tuganira ibintu bimwe na bimwe bifasha abantu. Hanyuma tutaraja mu bindi bintu, samedi hariho Sevaland. Samedi passé nyego. Ni samedi yishize. Uyu munsi turi kuwa mbere. Samedi hariho Sevaland. Mwarayizihije iwawe? Twayizije inyuma igiye kurangira. Ariko samedi nyine. Samedi, joro samedi. Ijoro. Mwayizije nijoro? Twayizije nijoro. Nico gihe mwabonye umwanya? Twabimenye kare. Ntitumenye cyane uko bikogwa. Tugomba gushaka impamvu tubikora. Turayibura ngo habe nijoro, haza kuboneka impamvu zituma tuyikora, gushaka no kudashaka. Turayikora. Gushaka no kudashaka. Twayikoze ku mbaraga. Ariko kare mbere hose kuko bwarakeye Sevaland mu bantu, amakuru mu bantu ku masitati, abantu barambara barayambarira,
ibisobanuro byayo simfite byinshi n'amateka yayo ofete nari natinye kuyishoramo bwira ntarayijamo ariko bwagiye kwira nyine maze gushoborwa birangira nkoza akantu gato kagaragaza ko numviye abariko iyo press iyo tegeko oya wagize neza buriya nyine iminsi ni myinshi abantu bagenda bizihiza yego nyinshi pe kandi ugiye kureba habaho iy'abagore habaho iy'abagabo hari umunsi w'abagabo urahaba habaho urahaba oya minsi y'amajoro amanywa n'ay'abagabo usibye umunsi umwe abagore bagumye gusaba turabubaha iminsi 8 y'ukwezi kwa gatatu ejo bundi hari umunsi w'abagabo ta minsi y'abagabo ihabasibe dusobanurira nshaka ko mutubwira muri commentaire ko nta munsi w'abagabo hari umunsi umwe nabonye bapostinga abagabo babifuriza nyine umunsi w'abagabo urahaba aya none si iminsi yose ni y'abagabo yose usibye umunsi umwe twatanze le 8 mars iminsi 8 y'ukwezi kwa gatatu ya buri mwaka uwo munsi umwe niyo abagore bose bafite abagore b'isi yose abagore bato n'abagore bakuru n'uwo munsi bahuriyeho bo ukoramo makosa bo ukoresha neza n'uwo munsi ariko indi minsi yose ni y'abagabo ni ukuvuga ngo abahimbye uwo munsi sinzi ico bari bashingiye kabisa abo bantu turabakurikirana nk'abagabo ariko kubijanye na Saint Valentin ho waje kubyemera Saint Valentin banyemeje ko ngomba kuyikora gusa sinayikoze uko bariko bifuza ariko hari ivyo nemeye gukora ko nariko mbona ku matelefone ariyo makuru hari kabona ku mastati ariyo makuru hari abashakanye abavukana abaturanyi abasengana abiganye abakorana bityo bituma bansaba ngo naje nshira umuntu umwe kuri stati rwose umwe none se washizeho umwe kubera iki niwe twari kumwe nukuvuga ngo uwo umwe kuba warabyemeye n'abandi bari kubashiraho ariko umwe niwe twari kumwe niwe warongoye niwe wari ukumbwira ngo nti bwokwira ngo buce utashize nishiraho ariko SP yego iminsi mikuru ni myinshi kuko wabivuze yego ariko reka nanje kubaza uwo munsi w'abakristo mukuru no umunsi w'abakristo mukuru oya ntabwo ari Saint Valentin ni Pasaka oya Pasaka gute ni Yesu niho yadupfiriye akaducungura yari gupfa ataravutse none se Yesu buriya iriya ni inzira gusa yaciyemo ariko aho yaza yerekeza ni ku musaraba niyo ariko yerekeza aho ariko iyo usomye Bibiliya mu itangiriro umunsi twahawe wo kwizihiza wa mbere ni Sabato Imana ngo irema iminsi 6 mu kazi umunsi wa gatanu wa karindwi umugisha biravuga ngo tugire ico tukoramo tugire gute turuhuke ariko kandi twizihize isabato ni umunsi mukuru niwo munsi mukuru w'abakristo niwo munsi wokuna na Yesu yaje kuvuga aravuga ngo niwe sabato niwo ngo yatubereye isabato nziza iyo ganindi iyo nindirimbo ariko nindi n'umurimzi mwiza iyo nindirimbo yaravuze Bibiliya ni event ya Bibiliya none se iri muri Bibiliya uvuze ko umunsi w'abakristo nuwe iminsi y'abakristo yose ni y'abakristo iminsi yose ni y'abakristo yose nta munsi w'abapagani iminsi yose ni y'abakristo ariko tukagira iminsi twizihiza ibintu runaka none se kubera iki igihe kinini cyangwa se iminsi myinshi usanga tuba turi mu kazi ariko dimanche n'utari umukristo akambara neza akavuga ngo ngiye gusenga kandi atari umukristo wenda atarakizwa akama yambara neza ngo uyu munsi ngo ni kwa Mungu Imana yaduhaye kurema imaze kurema yaduhaye kurinda ingobyi ya Edeni iduha kuyihingira Imana ntabwo yaremye abashanga oya Imana ni umukozi ego Imana ni umukozi yaremye abakozi responsabilité ya Adam yaramubwiye ngo uzoza uhinga nanje mfite ibyo nkora family mu mugoroba tuvuye mu kazi twembi tuvuye ni Imana buri yari none Imana yakazisura na family Imana ibiriyo kipe Adamu ugende mu gitondo ukore mu mugoroba duhure iyo ndi naje ko ndakora uziko Yesu yabivuze muri Yohana 14 aravuga ngo ndimuhagarika imitima yanyu 14-15 ndimuhagarika imitima yanyu
mwizere Imana nanje munizere mu rugo data hari amazu menshi iyo ataba hari mbababwiye ayo mazu yubatswe n'abandi hari abarundi bavuye hano baba maso hari amaso bavuye hano bajayo hari abajeneri bagiye ese ubundi nyine tukiri aho ngaho buriya ari amazu abaho none Imana izibesha oya Yesu ni njyajya uri evangeliste sibyo ari amazu arahaba kuko tuza twumva ngo igihugu cyo mu ijuru ngo gitembanywa amata n'ubuki buri amata n'ubuki bizoba biriyo nayo mazu azoba hari izo Yesu yaganiraga n'abantu bakunze kwita muri Gifaransa ngo n'abaparabole mu migani Yesu uno munsi yakiyita inzira ejo akiyita umuzabibu ejo akiyita umwungeri ejo undi akiyita isabato ni ukuvuga ngo hari izo Yesu yavugaga abantu ari benshi hari n'ibyo yasobanuriraga abigishwa batashe urabizi ko bagendaga bamubwira bakamubwira ati hari ibintu tutumva muri Yohana Yesu avuga ngo ninje nzira ninje kuri ninje bugingo ndi ibintu bitatu ahabwira abigishwa bari abigishwa gusa ngo amare kuvuga gutyo uwitwa Toma ashira ukuboko hejuru aravuga ati uravuze ngo uri inzira kandi urukuri kandi urubugingo kandi ugiye kwa data jewe mfite ikibazo twereke iyo nzira uri inzira yitwereke twereke iyo nzira tumenye turayikurikira tumenye ugiye nuwo gukumbura zo gusura twamenye inzira Yesu arisobanura yerekana ukuntu ari inzira Toma araceceka uwitwa Filipo ngo azamura ukuboko baravuga ati usubije ikintu kijanye n'inzira ariko wavuze ngo ugiye kwaso none njewe nk'umugabo muri aba bantu turi kumwe twereke so bizoba bihagije twereke so Yesu atari ko umbonye babonye data data ari muri nje nanje ndi muri data aracecetse uwitwa Yuda ariko ngo utari Iskariyote bamuzi Yuda Iskariyote ni wa wundi wagurishije Yesu ni weshanjere okugurisha uzogurisha ikintu wari oya ariko yarayeshanje bamuhaye ifeza atanga umwarimu atanga ubuzima nukuvuga ngo ni umweshanje niho ubweshanjere bwavuye kakunyibutse Iskariyote reka sevre yagize nabi hari umugabo umuvuga butumwa witwa Renard Bonke ni umugabo wo muri Allemagne mu Budage yabayeho nyuma y'intambara y'isi ya kabiri yabaye umuvuga butumwa ukomeye muri Afrika yemeje miliyoni y'abantu yanditse ibitabo byinshi yakoze ivuga butumwa rikomeye akaza ko ivuga butumwa atavuga ngo ni ivuga butumwa y'umuriro evangelisation par les faits yaravuze ahavuga yariko yigisha ijambo bijya Yesu ngo amaze gutora abigishwa biwe aravuga ngo iyo haba ngo barabwiye Yesu ngo tie sur de choisir de bonnes personnes wakoza amahitamo meza oya wabisubiyemo watekereje kabiri ati kuko muri bari abantu 12 nibo bajega kuvamo ba Petero bitwaje imbugita kugeza bari mu masengesho ariko iwe ari fita akabugita igiheko afite akabugita nani imbugita iri kumwe na Yesu kurumva umve ko Yesu yagendaga avuga ibintu mu migani kandi ntabwo Bibiliya yicontredire ahubwo iri complete dufashe verse twoyisobanura kumvikana abitavuze ko hari ayiga twosanga indi kugira ngo kira contredire ariko ihaye yuzuza rwose birumvikana Bibiliya ntabwo itumvikana birumvikana kandi n'ukuri kuzuye jewe nari nkene ngo usobanurire kuri ico kintu c'amazu sibyo kuko Yesu yagiye avuga ibintu byinshi hari umuntu umwe duheruka kuvugana nyine iki kintu c'amazu harambwira ati ibyo ni ibintu bababesha amazu azova he nihabaga amazu hazabaho ibitaka hazabaho kubaka hazabaho gucafura hazabaho ibintu bibi ni ukuvuga ngo Yesu ngo yaza bikora kugira ngo atange example y'ibiri hano ibyo twita ko ari byiza abitange ko example abantu bamenye ko nyine iriya naho bahifuze bituma abantu bakorera kugira ngo bazagere Bibiliya imaze gusobanurwa mu ndimi 1800 Bibiliya la Bible imaze gusobanurwa kenshi hari ibyo ururimi rumwe usoma ntucumve neza wasoma ikindi ukumva gisobanuye neza
nubwo tuvuga ngo amazu mu kinyarwanda ariko igifaransa kivuga demeure ubuturo umvise mu ijuru hari iki hari ubuturo nta kibaye amazu ta contradiction kuko nimba igiki nigiye burayo sinzi uko kivuga ariko kunda kubwira ukuntu igifaransa kivuga mu ijuru hari ubuturo kandi nimba mu ijuru tuvuga ngo hari amazu reka kubona amazu ashaje n'ayandi masha reka kubona ama etage bona ubuturo gusa ubuturo kurabumva kurabumva ubuturo aho umuntu atura nyine hatari gupfa iyo tuvuze gutura mbese ni ahantu uzoba utazobuja mu ijuru tuzogendayo ntituzogaruka tuzotura hari ubuturo wabyumvise tuzodemera mu ijuru tuzoguma mu ijuru ntituzogaruka mu ijuru hari ubuturo kandi bwiza nimba mu isi hagomba kuba abantu batuye mu mazu birasaba ko wenda hakoreshwa icyo kintu kugira ngo twumve ko tutazoba turi hanze ariko icyo ugomba kumva ni uko hari ubuturo kandi tuzoba dutuye nabi aho yaye mu ijuru ntihari inkambi isa nk'iy'impunzi ngo baburikore tubaho oye hari ubuturo hanyuma hari ikintu nza numva ngo abakoze imirimo myiza myinshi ngo buriya ngo tuzagira amakamba atandukanye uwakoze neza nyine wakoze imirimo myiza myinshi ngo azaba ari tuvuge generale cyangwa se sinzi ikomeye buriya mu ijuru abantu bazagira amapete mu ijuru hari ibibazo tuzaba tungana cyangwa tuzaba turutana hari ibibazo tubaza abantu babisubiza nk'abantu bakatubesha bakaduha ibisubizo bitari byo byabo hakaba n'ibibazo tubaza Bibiliya tice hirya ikabisubiza amakamba aranditse amakamba aremewe kwihangana kugira ikamba utihanganye tagira ikamba kandi ntituvuze ngo abadafite ayo makamba ngo bazopfa hoye mu ijuru ntagupfa kuba ese bazaba ariko hari hoye mu ijuru ntakuba barakuhari mu ijuru ukuvuga ngo uzoba ufite ikamba n'utarifite ntibazoba bazaba bishimye bose none mu ijuru ho bakubabara abanyeshuri batagiye tibazogendaga mu ijuru ho bakubabara ntashindikana n'umwe wagiye abantu bazogendayo n'abawezekana tureshindikana bazaba basigaye habe kubabara gute none se uzobona mugenzi wawe afite amakamba menshi ko turagenda hari ibibazo y'inkuba z'ibindi sejo bundi turatugenda uzotanga mu ijuru ariko mu ijuru nta kubabara mu ijuru nta gufa ariko mu ijuru hari ingororano hari amakamba Bibiliya ntibesha ntica hirya izobikora izotwambika abantu bihanganye izobambika abantu bakoze neza bagomba kugororerwa kuko ibyo tuvuga kugororerwa wari uvuze gupfa mu ijuru kuko kudapfa tukubona umunsi twizeye iyo twizeye Yesu Kristo duhita duhabwa kudapfa kugira ngo umwizera wese atahabwa atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho ukicizeye gusa nta yindi mirimo ufite ubugingo buhoraho ese ubugingo buhoraho ni iki ubugingo buhoraho ni ubuzima ubugingo buhoraho la vie éternelle sibyo ni ubuzima butarangira subira utekereze ni ubuzima ubugingo buhoraho ni ubuzima butazoshira mbese uzabaho udapfa eternite nta tangiriro nta herezo Imana niyo eternelle naho twebwe ntituzoba mu ijuru eternelle ngo gute ntabwo tuzoba mu ijuru iteka ryose kandi tuzobayo ubugingo buhora tuzoja mu ijuru ntituzogaruka yego ntituzagaruka ariko tuzoja mu ijuru nico cyerekana ko tutazoba iteka ryose kuko kuba iteka ryose mu ijuru n'ubu tuba turiyo kandi tuzi ubu nyine iteka ryaratangiye rero nako ntiryatangiye iteka ryahozeho iyo bavuga ngo ikintu ni eternel ni ikintu kidafite aho gihera
naho kigarukira naho twebwe kuba mu ijuru aho dufite gusa aho dufite ntaho tugarukira tuzogumayo ariko aho duhera ni umunsi bazotujanayo none se buriya Imana nyine ko turaganira n'abantu benshi turabaramukije Imana ibahe umugisha kandi by'ukuri ntituganira n'aba turi kumwe gusa ahubwo inyuma yanyu naho muzogera naho muzotura ubutumwa muzohageza nicyo gituma tuzi ko tuganira n'abantu benshi iyo bavuze ngo ikintu ni icy'iteka ryose cyangwa iyo bavuga ngo Imana ni Uwiteka nuko Imana ntiyabayeho mbere na mbere ni periode twoharura twokarikira ariko Imana yabayeho bazavuga ngo Yesu ngo nubwo yaje mwisi ngo agapfa ariko ngo Jésus a existé dans l'éternité passée mwiteka ryashize yarahari aho ico gijuru ryari rihari kandi twenti twari mu ijuru n'ubu tuba tuvugana je nawe turi Bujumbura turi mu ijuru oya turi reba dore ni makara turi mu ijuru urumva turi mwisi no kuvuga ngo nimba turi mwisi ubu nje nawe tuvugana kandi iteka rikaba ryaratangiye tituzoba mu ijuru iteka ryose tuzoba mu ijuru umunsi tuzoja mu ijuru kugeza none si ibyo ngibyo byo twobyita gute ibyo tuzoja mu ijuru tuzogumayo ntituzoga ariko ntitwahozeyo oya ntitwahozeyo kandi eternite idafite intangiriro n'iherezo ariko twebwe tuzoba dufite aho iminsi tuzogendera mu ijuru si wa munsi impanzi zovuga tukaja mu ijuru aho tumva ko guhera bwa bundi kera habaye gutangira habaye intangiriro eternite yapfuye kubera ko habayeho intangiriro kuko nidutangira kuba mu ijuru tuzoba twishe eternite ni ikintu kidafite itangiriro kidanafite n'iherezo ariko twebwe mu ijuru tuzoba tugiye kubaho ntaherezo ariko dufite itangiriro ngongana twebwe tuzoba tugiye kuba mu ijuru dufite itangiriro uzireherezo ariko bufite itangiriro tuzoba twebwe tuzoja mu ijuru ntituzogaruka ariko igihe cyo gutangira kuba mu ijuru kizoba gihari Imana niyo ihoraho iteka ryose naho twebwe tuzoba mu ijuru tuzogaruka ariko ubundi turi mu ijuru turacana iminsi urakoze cyane turabisobanura neza kandi abakunzi banjye ndabizi ko bari bugubwe neza kubw'iki kiganiro tuzoja mu ijuru tubeho tutagaruka ariko kandi iteka ryose tuzoba mu ijuru iteka ryose ako kandi tuzoba mu ijuru iteka ryose ariko tuzojayo tutagaruka aho tuzogaruka dengo ntiyanasigaye iminsi y'iteka kuko iteka ntirigira igice hasigaye iminsi yo kutagaruka kandi ntiyasigaye iminsi yo kubaho ntiyasigaye n'iminsi yo kutagaruka kandi ntiyasigaye iminsi tuzogumayo gusa kuko nituja kuvuga iminsi tuzoba tugiye gukarikira iteka kandi ntiborikarikiye gusa je souligne une chose ntabwo tuzoba mu ijuru iteka ryose tuzoba mu ijuru guhera igihe tuzoja mu ijuru kugeza ni ukuvuga ngo Imana niyo Dieu éternel nihoraho yahozeho iriho izahoraho ariko twebwe titwahozeho turiho kandi tuzahoraho abantu bazavuga ngo tuzabaho iteka ryose abantu abo ni abantu bazavuga byinshi ariko ugutekereje ari ibintu abantu bazavuga kandi hari ibintu hari n'amaterumo amwe uzosoma no muri Bibiliya wenda y'Ikinyarwanda y'Ikirundi y'Igiswahili ugasanga hakoreshejwe nk'ijambo abasobanuzi ba Bibiliya bashobora gukoresha ijambo mu rurimi rumwe ariko ugasanga mu rundi babisobanuye neza ariko eternité c'est vrai ni c'est même pas une période kuko nivuga période tuba tugiye kwikarikira ariko iteka eternité umenye ko ntatangiriro ntaherezo urakoze cyane ubisobanuye neza kandi birumvikana pe niyo mpamvu kubazana abavuga ubutumwa hano biba biryoshe cyane kuko mutanga ibintu mugakora abantu mu rujijo kuko ukugahari hariho bamwe bazi ngo bazobaho iteka ryose ariko uravuze ngo iteka ryose ni Imana yabayeho iteka ryose ariko abantu tuzagenda ubuzira kugaruka ubuziraherezo tuzabayo ubuziraherezo ariko ntituzabayo iteka ryose kuko iteka ryose ryatangiye kera mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi kera aho mbere na mbere aho si iteka ryari rimaze iminsi Imana yari ihari itararema ijuru n'isi yari ihari ese nyine Imana yari ihari nakubajije
imana ko yaremye ijuru n'isi kumva bujya mwiremwe mwitangirira commencement Dieu créa la terre et le ciel. Imana mbere yo kurema yari yugiye mu biki yari kibazo nanje nzanciba ibyaremwe wa munsi iyo tuvuga kandi ga yaremye ijuru n'isi nukuvuga ngo n'ijuru nta ryari rihari ijuru tuvuga ijuru ryaremwe wa munsi ni riturangiza ikirere pa ikirere ijuru ubundi ijuru ni ikirere na hagati y'isi n'ijuru ni mu kirere kumva buriya ijuru ushobora kuyitusha iritushabe ijuru riradendetse iki kirere n'ubundi ijuru riradendetse matière rigize ijuru sinyivuga ariko urayizi tegera matière sinyivuga igize ijuru ariko ijuru ryaremwe wa munsi riremwa hamwe n'isi kumva ni ijuru ribitse imvura kumva ni ijuru ribitse ibyaka binini n'ibito aho ndavuga izuba ukwezi inyenyeri kumva ahantu biri installe urabona muri quartier tuzi ko baza bagira amapoto bakayubaka bakaza akaba ariho bashira amatara tukaza tumurikirwa abari hasi nijuru naryo riri hariya ribitse imvura ribitse ibyaka ribitse ibintu byinshi rira niryo juru ryaremwe kumva no kuvuga ngo harasa ngaho abantu bakwitiranya bakagira ngo ijuru tuzojamwe n'irya ryaremwe oyaye tuzoja mu ijuru imana yari iriho kuva mbere imana yari ibamwe kuva mbere itararema ijuru n'isi itararema ijuru n'isi yari iba mu ijuru niho tuzoja ntabwo tuzoja mu kirere tuzosanga izuba n'ukwezi n'inyenyeri ndabizi ni ukuvuga ngo habaye amajuru abiri ijuru iyo bavuga ngo icyo imana yavuze ngo naho ijuru n'isi byavaho byakugwaho uzugira ngo ni iki n'ibijya byaremwe ni ibyaremwe ariko bijya apana aho imana iba mu ijuru oya ibintu byaremwe wa munsi la terre et le ciel zokugwaho ariko icyo imana yavuze kikuzurira he muri rya juru kuzurira muri rya juru urakoze cyane ni ukuri ko numva no kuzuzwa uzuza dore agenda nazanye kugira ngo niwandika dusobanure tumenye ibihishemo tumenye amaherekezo hanyuma urabona uracara umujene umujene mu yesi mu myaka iyo bise umuntu umusore bazabagira ngo ntarashaka ariko ndabyumva umujene ni moins de 45 umujene c'est vrai hanyuma nshaka kubaza ikibazo kimwe umujene witahuye muri ubu buzima busanzwe tutaraja mu buzima bwa kiroho umujene witahuye uwo tuvuga ngo tukavuga ngo uyu muntu yaritahuye ni umujene umeze gute ngira ubuzima ubu nyine busanzwe ubuzima turimo simpanyumva ubuzima turimo butarimo ubwo bw'umwuka hariho ubw'umwuka uraza kumbwira umujene witahuye mu buryo bw'umwuka wisobanukiwe nk'umujene mu buryo bw'umwuka icakora hanyuma muri ubu buzima bundi busanzwe umujene witahuye jewe icyo mvuga ndavuga umusore witahuye umunyamwuka ariko sinomenya umusore witahuye umupagani oyeye turacari buriya ubuzima busanzwe uvuze mu buki umunyamwuka aba mwisi ashobora kwitahura nyine agakora ibikenewe hano kugira ngo bavuga ati uyu muntu urwego agezeho yaritahuye ukeneye ngo tuvuge umusore w'umukristo hera ku mukristo umujene w'umukristo muri vie sociale muri vie sociale kubana abantu bose amahoro tuzanditse muri zaburi iyo niyo sociale byanditse muri bibiri umusore w'umukristo ni ukubana n'abantu bose amahoro kumva gusa mbere yo kubana n'abantu umukristo abanza kubana n'Imana buriya ushobora kubana n'Imana utabanye n'abantu ushobora kubanza kubana n'Imana bikaguha kubana n'abantu ushobora kubana n'abantu ngo biguhe kubana n'Imana abantu bakuremye abantu
mukabonana gute mwasabanye mugasabana ariko mwararemwe mwese oya n'Imana mwaremwe n'Imana mugasabana banza wumve ko nta buzima butari n'Imana yego umuntu azoze kumupagana inyuma cyangwa azoze kuba umukristo ariko banze wumve ko umuntu mukubaho k'umuntu ni projet y'Imana ubonye umuntu umusinzi banza ubone projet y'Imana ko numva yaciyemo cyangwa itara cyangwa umuntu reka tuvite ngo umuntu wisondoye kwitaba umuhamagaro no gukizwa ariko ukibona umuntu gusa bona umugambi w'Imana kuko ntimwomukora umuntu ntimwomugura mu isoko yes alors ubuzima bw'umukristo tubanze tubeke kubwirukanka kubujana mu bantu kuko tubanza kubana n'Imana tubanza kuzuzanya n'Imana siko uzumva tubanza kuzuzanya n'Imana alors ubanza kumenya ngo ese naremwe nande korera nde umwanya munini muheza nde ko ndi hano nzobana nande mvuye hano ese mbere yo kuza hano nari mvuye he ibyo bibazo rero tibiraje muri societe biracyari ibibazo wewe wibaza wewe n'Imana mwebwe babiri ariko gapana Imana yicaye ku izuba mwamureba nayo yaye ubundi buryo ese Imana zibonana n'abantu gute mu bundi buryo rero bazahurira iyo mu mwuka hanze oya ye mu mwuka hanze y'igipango Imana itubamo sibyo Imana iba mu muntu kandi mu kukuganiriza ntikuganiriza ngo wumve ijwi ko rirasohoka bikubamo nyine bira mwuka arakubwira yes Imana ituganiriza iciye mu ijambo ryayo kimwe nuko yotuma abahanuzi kimwe nuko yokwibwirira mu ijwi ivyo byo birazwi uko Imana igenda ivugana n'abantu cyangwa igenda ihamagara abantu ariko nari mvuze ngo d'abord umuntu agomba kubanza kumenya kubana n'Imana ukabona kuzomenya kubana na societe Imana ugomba kubanza kuyimenya muri kamere yayo ukamenya kamere y'Imana uko apana ivuga ngo ukwiremwe kandi itararemwe iyo terme ntizaba ariyo uko iteye uko imeze imiterere y'Imana ugomba kubanza kumenya imiterere y'Imana ukayubahiriza ukayigendera ntuzi ko Bibiliya ivuga ngo Imana ni urukundo iyo bavuga ngo Imana ni urukundo tugomba kumva urukundo gusa kuko urukundo ni envelope irimo imbabazi irimo ubuntu irimo urukundo ariko hano inyuma ya envelope bakandika gusa ngo urukundo ariko indani mu rukundo amaelema agize urukundo tiwokunda umuntu utamugirira imbabazi tiwogirira umuntu imbabazi utamuhera ubuntu utamuhera ubuntu utazimuhereye ubusa iyo ukunze umuntu umubona babaye ukamugirira imbabazi kandi ukibwira kumuheza ikintu atagusabye iyo bavuga rero ngo Imana ni urukundo cyangwa kamere y'Imana ni urukundo nuko Imana yadukunze yamara ikatugirira imbabazi turi abanyabyaha yamara ikaduheza Yesu ku buntu ibyo bintu bitatu nibyo bigize umuntu nibwo bigize urukundo alors iyo ni kamere y'Imana iyo umaze gutahura ngo Imana irankunda Imana ingirira imbabazi Imana imbere ubuntu umenye kubana n'Imana ukabona kugaruka muri societe ukabana n'abantu neza yego urakoze cyane hanyuma buriya hari ukuntu nyine tuvuga ngo utarakizwa ni umuntu w'Imana uwakijijwe ngo ni umwana w'Imana buriya nawe ni kubyumva Bibiliya iravuga muri Yohana ubutumwa bwiza ngo abamwemeye bose bakizera izina ngo yabahaye ububasha bwo kuba abana b'Imana abagize gute abamwemeye bakizera yabahaye ububasha bwo kwitwa abana b'Imana abataramwemeye ni ukuvuga ngo bataramwemeye yabimye ububasha bwo kuba abana b'Imana baba tabizi abana bashitani ganya ibivuga abantu bose batuye ku isi aho ni abantu b'Imana abizeye Imana bose n'abana b'Imana none se ko bivugwa ko twakijijwe kubw'ubuntu sibyo
bitari imirimo bitari iki yes none se kubera iki bamwe baba bana b'Imana abandi bakaba abantu b'Imana abamwizeye ariko bari abamwizeye nabo n'ubuntu bagiriwe ubuntu bwo kwizera Imana yaduhaye Yesu aho iravuga ngo uyu ni mumwizeye ko yavuye iwanje ko namubatumyeho mwizere ko ari umwana w'Imana nimumara kumwizera muhite muba bari umunabiwe mwese nabo muba abana b'Imana yego ko numva abantu bamabanga ico kintu abantu baravuga ngo tuzokwizera hari abagitegereje muri Israeli ngo hariho Yesu zoza Israeli benshi ntibizera Yesu no kuvuga ngo nico ngico so kuvuga ngo ni imirimo nkuko waruvuze kuko tiwokorera kuba umwana w'Imana tiwokorera ijuru ariko iyo wizeye gufata gusa icyemezo cyo kwizera windutse umwana w'Imana none se umuntu utaragerwaho n'ubutumwa bwiza akaba akira aho ngaho buriya iwe ntarengana ukundi tuvuge nka biriya bihugu by'aba Islamu cyangwa abamizirimo bataragerwaho n'ubwo butumwa bariya abantu ntitwovuga ngo bararengana sinzi nimba bumva ino mvugo aribo nibo tubatubwira bakore kuri SPC ba official bumve ubutumwa bakizwa by'ukuri Imana yadutumye mwisi kuvuga ubutumwa je profite pour cette occasion kuvuga ko aba badukurikirana bazodukurikirana Imana ibaho umugisha kandi mwizere Yesu muhindukire mu Buhinde hazapfa abantu 45 ku munsi 25,000 niko bimeze ariko abo bantu benshi nabatizeye abo bantu hariho abavuga ubutumwa hariho n'abakristo n'abizera bari bagomba kuja mu Buhinde kuvuga ubutumwa hari abantu bamwe bazopfa batumvisha ubutumwa twari dufite possibilité kubagezaho ubutumwa abo bantu amaso yabo turiho none se haguruka shaka icyangombwa tugende icambere umuntu igituma udashaka kuvuga ngo ayo maraso yabo nta kuriho ubu nyine wenda nta passport ufite sibyo iriya mwaye yo kuvuga ngo ugere mu Buhinde tayo ufite none ico kintu Imana yokikubaza hari amaradiyo agera mu Buhinde amaradiyo ukagira uti hari amaradiyo aho abahinde bategera kwisi ayo maradiyo bayategera haca imiziki kubera iki batuyategera haca ijambo ry'Imana none se uvuze muri iyi mvugo utazi igihinde yes kunumva nimba njewe ntazi igihinde hari abarundi bumva imvugo hari abanyarwanda bumva imvugo hari abakongomani bumva imvugo abo ngabo njewe ndabashinzwe kunumva siko abo ndabashinzwe ngomba kugira gute kubabwiriza hari abandi b'abahinde bakijijwe kunumva bagomba kugira gute kumva ubutumwa ariko abakijijwe bagomba kubuvuga abahinde bumva igihinde bagakizwa kuko nimba Bibiri ivuga ngo muheri Yerusalemu no kuvuga ngo umuntu agomba ninka kujya mu murima tiwohinga ngo usimba igihuru kimwe guhinga hari utegerezwa yes donc duheri Yerusalemu twama tugenda twemeza abantu tumenya ngo aha tuvuye hose hararangiye abahinde bari iwabo babwiriza abahinde natwe tubwiriza biwacu n'abanyakenya babwiriza abanyakenya n'abandi twama tugenda sinzi aho tuzohurira twese urakoze aho nyine ntisengira question yo kukubaza question réponse noneho umu evangeliste kandi igikorwa cyanyu nico ngiki none ni gute ushobora kuva hano tuvuge nidushake duhere muri quartier utuyemo irimo abapagani ariko ukavayo ukaja kuvuga ubutumwa mu yindi ntara cyangwa ugasohoka ukaja kuvuga ubutumwa mu kindi gihugu utarabanza ngo ukize abantu bari hari Imana hari abantu ikutumaho ubundi abanuzi abavuga butumwa hari igihe biba ngombwa ngo ukorere aho tuyi iwanyu ariko bikaba ikindi gihe ko Imana yo gufata ikagutuma ahantu runaka bibaho siko ariko si cyane aho yasihame ko numva sihame ngo abantu bose duhuriye mu birere ngo abantu ngo muji wacu nako tuji wanyu oya ariko nyemerera ko hari abanuzi Imana ishobora kuvuga ati tega indege ja gutabara ahantu runaka uri imodoka ja mu bitaro runaka ja mu muryango runaka natwe message dufite hari igihe biba ngombwa ngo twitange hano kandi ni byiza hakaba n'igihe Imana yovuga ngo
ngutumye hanya nakaje kuvuga buno butumwa siko umunsi ise wa Matayo apfa ise wa Matayo umwigishwa wa Yesu yaravuze Matayo bira Yesu ati mzee yapfuye none dufite iki giye guhana Yesu atuva niwe Yesu yabwiye ngo reka abapfu bahambe siwe kuri we reka abapfu bahambe ababo bapfu arababwira ngo mwara abarobyi bindagara bisamaki cyanga bamafi aho ngiye kubagira abarobyi babandi kandi mugende mu mahanga yose yego Yesu uko uvuga ngo ibyangombwa ngo ubushobozi Yesu biwe yaravuze ngo tugende kandi ahantu kugenda n'amaguru ni kure yego aho umuntu yoshobora kugenda n'amaguru ni kure sigure umuntu kabaye akazi ngo none se wavana ukagera mu Buhinde oye ntugera mu Buhinde wogera aho ubwiriza aho watumwe kubwiriza aho habwiriza abandi begereye mu Buhinde nabo bogera mu Buhinde ariko mwumve ko duhagurutse twese tugakoresha n'iterambere rihari ubutumwa bwogera kure tureke kubupfundikirana tureke kubugumana ni message y'abantu bose isi ibyari ndetse bibiri zivuga ngo ibyarenge byose bibwibwe bigomba mwigishe kubabarirwa ibyaha mwigishe kubabarirwa ibyaha kw'abantu tugomba kubwira abantu bose iyo message ni yabo apana guca ku muntu ngugire ngo wenda ari ukuntu abantu bavuga ngo wenda dusengera aha twemerana n'aba bigira oya message ni y'abakatolike ni y'abaporo ni y'abamizilma message ni y'abantu bose urakoze cyane hanyuma hari ikintu kimwe nshaka kukubaza iriya ruguru iwacu iriya muri Kongo hariho amadini amwe atemera abandi tuvuge abakomite ntibemere kadezi kandi bose bafite igitabo kimwe indirimbo wenda ni zimwe gusa ico bamwe barusha abandi bamwe barabyina abandi ntibabyina ariko bagakoresha indirimbo zimwe igitabo kimwe igitabo c'indirimbo ni kimwe ariko bagapinga abandi none se bariya bapinga abandi ko batamara ngo bagende bigishe bariya babwira ati mwarayobye ni mugaruke gusa bakama bapinga ngo abandi twokwinjirana espe amakanisa agice bita amadoktrine nibyo ubundi abayayoboye n'abayayoboka batumva kimwe bamwe bakavuga ati dushitse mu ikanisa tso twambura ibirato igume hanze nk'abayisilamu niwe bonza mu urabibona bukora sige hanze dushike dupfukame dusenge abandi atoya abantu bakuru bagomba kuza baza bakicara imbere bambaye ibikanju bambaye udusapo abandi atoya umve ko hariho d'abord abatuyoboye bamwe bafite amadoktrine kandi amadoktrine kuyagira si bibi habandi mvuga bo kabza bagashaka kwishakira ibyubahiro no namaramuko ushobozi n'amazina ariko wumve ko ikibazo gihari eske bano bantu bemera Yesu aba bandi bemera Yesu ibyo badahuza ni ibiki hakaba kutamenya Bibiliya ivuga ngo ubwoko bwanje burimbutse buzize kutamenya hari igihe abantu bashobora kuba batamenya kuko waruvuze ngo iwanyu iwacu harashobora kuba abantu benshi bose bemera Yesu ariko doctrine niyo batemezanya ahubwo ico nje nabazaga ibyo sepa kikora selpa mitonde kadeza abakomite badakora nibyo twari tugomba kuexamine tukamenya ngo abangaba bapinga ese kino bapinga apana gupinga twege kuvuga gupinga abantu gupinga kino gikorwa abandi bakora nimba ari ukuzina waruvuze tugomba kubaza Bibiliya wese Bibiliya uremera ko abantu babyina Bibiliya ikadusubiza none se ndi wavuze ngo ibintu byose biri muri Bibiliya yes bari abantu ntibasoma Bibiliya Zaburi 150 murongo wa mbere mushimu Uwiteka yuko ari mwiza kuko sinzi ko umanutse hepfo haza havuga ngo muyishimishe ishako n'imbyino muyishimishe ivyuma birenga ibifite amajwi manini ibifite amajwi matoya muyishimishe ariko akona nshaka gusubinya nakavuga ngo ishako ni n'imbyino amadanse
nonse Dawudi iyo bavuga ngo Dawudi umwami wa Israeli yarabyinnye yaratambiye Imana tugira ngo ni gisirinde siko ntawuzi imbyino yazabye yaratambye nico nugutamba kandi gutamba ni gukora muvemo kurumva no gukora muvemo umve ko twebwe nimba uvuga ngo iwacu hari abantu batemeraga ibi nibi cyangwa bapingaga abanabi cyo tugomba kwexamine babapingira gike nimba ari gupinga abandi ngo barabyina tukabaza Bibiliya uremera ko abantu bazina ni kwiza cyangwa Bibiliya ikavuga ati ndemera ko mubyina iyi Bibiliya yamara kuzemera tugahita tuja kuri bajya bapinga abandi ngo barabyina tukavuga ati tore Novensi murayigira gute muzohangana nayo muzoyishobora we noneho bapingana ngo nabanyabyaha nyine madini yandi nabanyabyaha kandi bose bakoresha igitabo kimwe sinzi ga nimba ari nje wamenye uko nguko ari uko nabi oya nanje ndabizi ko hariho gupingana cyane byari bivuye mu madoctrine ariko kandi umenye ko iwacu na makanisa yagiye ava mu yandi kandi amakanisa yavuye mu yandi hari igihe usohoka bakagutenga wamara gutengwa ukavuga ngo kugira ngo nanje sinse nkutenzwe nje nyine reka nanje nkaho mbatenze nawe ugashaka nk'amakosa ukavuga ati nubwo mwantenze ariko namwe mufite aya makosa none mugasa n'abatenganye kanumva ariko ibyo abantu bamwe bakoraga ngo ntibasabane n'abandi Bibiliya ntibyemera oya Bibiliya Yesu yaje gushaka abanyabyaha nico cyamuzanye none abantu bakijwe se baguma mu isi izo hitizo tujana tugende no kuvuga ngo Yesu arinze abantu umuntu wa nyuma kizwa Yesu karaza azoza ariko bamwe batarakizwa Yesu azoza ubutumwa bumaze iminsi buvugwa kanumva abantu bamwe bakijijwe abandi batakijijwe kandi abo batarakizwa ariko barabwumvishije yes kuko utamuvuga ubutumwa nti kuvuga gukizwa no kudakizwa gusa muri Bibiliya hari abantu bakijijwe nta Noeli ta Pasaka ta Pentecoste ta mafungo wabivuze bakijijwe nta bafashe umwanzuro bakizera Imana bagakora ibitangaza bakaba abagabo ego ariko ivyo bitarahabaye Abrahamu yabayeho mbere ya Bibiliya siko mbere yuko Bibiliya yandikwa Abrahamu yari yarabayeho ariko Abrahamu ngo baravuga ati izi Mana za Setera imvura nigwa uzanure iyi Mana ninde wayiharibishije iyi Mana ninde wayimenaguye Abrahamu aravuga ati ubwo hari Imana ya pirate ushobora kuba hari Imana ya original ibyo bitekerezo byiza Imana ibizamo ariko kwa Abrahamu ntabwo hari habereye umukutano gusa hari hasanzwe hariya iwabo muri Mesopotamia niho yavuye muri Mesopotamia n'umuhana mwiza abakomantateri biblique bazavuga ngo wari umuhana utuwe n'abantu 300 kandi ngo wari umuhana munini ungana n'ibirometero 40 kandi ngo wari umuhana wagiraga ibintu bitatu byiza ngo wari umuhana wahingwaga cyane wari umuhana wagiraga commerce ngo wari umuhana wari ufite ishuri ryiza c'était une ville de science de commerce et de culture ariko aho niho hari bigirwamana hagati gwagati mu mujyi hari kigwamana basengaga cizuba je kuwa aho ngaho niho hari temple ikomeye basengeraga ico bigirwamana ariko uwo muhana mwiza ufite ishuri ufite commerce ufite guhingwa kandi iyo tuvuze ubuhinzi n'ubworozi bwa buri ndani niho babwiye Abrahamu ngo have niho Imana yabwiye Abrahamu ariko Abrahamu umve ko yafashe icyo gitekerezo yizeye Imana yashatse kumenya Imana yizeye ko hari indi Mana tamukutano wabaye ndamukutano wari wabaye yoyaye tawe kabisa kandi ntacano zazihari Ngobe yari yarakoze sabone ngo kurikire ubutumwa oya ntabwo yari bwakurikira oya rwose ariko abantu rwose ubutumwa burahari mu bitabo buranditse no kuvuga ngo abantu bazapingana bagende babireke kupingana si amadini apingana kupingana gupinga Yesu cyangwa gupingana entre ngabo bakavuga ngo bamwe naba Kristo bazoja mu ijuru abandi tibazoja mu ijuru abantu nibo bazamenye bazoja mu ijuru ni amadini gato hatuvuga umuntu wovuga ngo naka ntazoja mu ijuru
ngo kubera ko atari muri rya dini ryawe kandi naramenye inzira gasidini inzira ni Yesu aho kandi Yesu yarasezeye Yesu ndamukunda cyane abantu bazabasezera bagiye mu bwenzi kandi bavuge ko bazogaruka bavuge niyo bagiye Yesu agiye kuja mu ijuru yabwiye abigishwa arabasezera abigishwa ngo barabatoya ahantu wowe tuzumva neza Yesu ngo arababwira ngo icyo kibamariya nuko nogenda kuko nintagenda umufasha ntazaza le consolateur umufasha ntazaza ariko ningenda uwo mufasha azaza kandi Yesu ntabwo yabwiye abigishwa ngo muje mu nzu ngo musenge umwuka weraze oya iyo si itaje habe n'ubu nyine zanyuma abantu bavuga ngo dukinga amadirisha dusenge umwuka manuke yego aya none se umwuka wera abantu ntibawusaba Yesu yaravuze ngo nanje nzasaba data aho abohereza nawe azabaha undi mufasha nanje nzasaba data kumva isengesho rya Yesu icyo kibamara nuko njewe ngenda kugira ngo umufasha azaze kumva ariko njewe mfitiye itaje ninjuzo urisenga ninjuzo umviga njewe nzasaba data nawe azabaha undi mufasha mwuka wera yaraje yego ubu nyine tugiye guterana dusubire dusabe aze none se ugiye kuvuga ko abantu bose bayobogwa na mwuka wera oya ye ariko se ntiyaje ariko umuntu uyobogwa na kamere tazi ko umwuka yaje umuntu uyobogwa na kamere ashobora kuba ugifite ziriya za kamere biriya ziriya mbuto za kamere arimo umwuka wera uriya muntu ntarimo umwuka wera kumva ariko umwuka wera arahari yokwemera agakingura umutima mwuka wera yo kwinjira ariko yemeye yawusabye yamwijiyemo kubera ko yamukeneye nukwemera abayobogwa n'umwuka nibo bana y'Imana ariko wanze kuyobogwa nawe ukayobogwa na kamere nturi umwana w'Imana umwuka wera yaraje Yesu yagiye mu ijuru wagere mu ijuru yagiye mu ijuru bariko bamureba Yesu ntiyagiye mu ijuru yagiye bamubona kurabyibuka ku manywa yangu ko ndareba filime ukuntu zagenze Yesu ngo arazamuka ararenga nyuma y'iminsi 10 Stefano Yesu baza bavuga ngo yapfiriye ikanisa Yesu ntiyazi ubutumwa Yesu yazize itorero uwazize ubutumwa ni Stefano ariko gusa ngo araramye mu ijuru ngo ijuru abona rirakingutse abona Yesu ngo ahagaze iburyo bw'Imana aje kumwakira kumva nyuma y'iminsi mike aho ngaho niho hari yaciye niho Yesu amaze kuja mu ijuru hajya yaciye azamuka niho mwuka yaciye amanuka kumva araza yuzura abantu urabyuko wa munsi abantu bakora ibitangaza ngo buce batangiye kuvuga ubwo butumwa bica Stefano ngo araramabona ijuru yacakinguye Yesu agiye mu ijuru tibakinze ijuru bwarakiye mwuka wera aragaruka arahaca ngo buce intumwa z'iki mwuka wera yaciye ahandi Yesu yaciye azamutse kumva mwuka wera niho yamanukiye intumwa zitangiye gupfa zirazamuka ijuru ko ndashaka kuvuga ngo ijuru rirakinguye ku bwacu kurumva ijuru rirakinguye n'uruja n'uruza ibisubizo ko biramanuka amasengesho karazamuka ntabwo ijuru rikinze ngo dushike dukomanga intambara ziba mu kirere dufite intwaro zo kuzigwanya kandi abamarayika barari ku bwacu se twebwe n'abamarayika n'abandi bakuru twebwe n'abamarayika dukorera abamarayika cyangwa baradukorera nitwe ba shefu nitwe ba bose byemeze cyangwa bihakane twe dukorera abamarayika cyangwa baradukorera baradukorera twe turi abana b'Imana Bibiliya iravuga ngo Imana yaraturemye ngo iburaho gato turakomeye turi beza dusa n'Imana abamarayika baradukorera ni ukuvuga rero ngo rwose mwumve ko ijuru rikinguye kandi rihari gendwa abantu babapingana uruja n'uruza ibisubizo ko birava mu ijuru natwe ibibazo tukabitangayo bikazamuka tukabitanga akazi oya ntabwo ijuru rikinze ntabwo ryugaye ntiryugaye hugaye imitima y'abantu twebwe tutizera gusa hari nakunze umugabo umwe witwa Eliya yari umugabo mwiza ngo yarakinze ngo aravuga ngo nkinze ijuru ariko apana ririya rizana ibisubizo by'Imana igusha imvura iri twavuze igusha imvura ryaremwe ngo ararifunga aravuga ngo ino bufuri bigomba gukora
imyaka 3 n'amezi 6 ridahari bitse itarapfa ta uri kwamisha ngo afata urufunguzo ararutekera aragenda baravuga ati ndagiye Eliya ndagiye nzogaruka mfungura igufuri nyuma y'imyaka 3 Eliya niwe wakizi ijuru imyaka 3 n'amezi 6 ari igufuri giza ngo aradedeza arikora usanga yafunze baravuga ati uru rufunguzo nta wundi worubika nijewe arawutekera aratabanyika Eliya nyuma y'imyaka 3 n'amezi 6 araza arakingura ivuga umve ko dufite ubushobozi bwo gutegeka iyo twizeye urakuzi kwizera no kugira uti no kumenya rwose udashidikanya ibyiringirwa ko bitazabura kuba ikundi kwizera umaze gusoma Bibiliya wumvise iye revelation ire yindi shuri byo kwizera kwizera mu yandi magambo ahinye no kugira uti kwizera ni ukwemera kiriya kintu kuko umwana w'imyaka 6 akubajije nkico kintu bati mama batwishe kwizera kwizera ugasoma iriya definition muri Bibiliya tayumve agakenanga usubira umusobanurire neza kuko bazavuga abanyabwenge ngo ico umuntu atosobanura umwana w'imyaka 6 mutabakiza umwana w'imyaka 6 akubajije ikibazo ntugisobanura nawe ntubukiza niko bimeze iyo utangiye kugira uti nawe utarakimenya ugomba ukibaza kwizera ngo ni uburyo bwo gutunga ibyo twiringiye kandi ngo ni uguhamya ukuri tutareba guhamya ukuri tutareba none se uko kuri tutareba Yesu yarazutse waramubonye hariho abamubonye oya ariko uremera ko hariho ababonye ko Yesu bageze kumva basanga yazutse kumva ariko wowe tuvugana ti wabonye ahazuka ariko urabihamya ko yazutse ndabihamya nguko kwizera niko kwizera ijuru rirahari tuzojayo yego aho uko niko guhamya ivyo tutareba yego la foi c'est quoi? C'est posséder ce qu'on espère, c'est témoigner ce qu'on ne voit pas. Cyangwa se definition ngufi yo kwizera nuko emera ivy'Imana yavuze cyangwa yavuze. La foi c'est accepter ce que Dieu a dit. Biriya dusengera tukavuga ngo turabyizeye yuko Imana yabyumvishije. Imana niba yabivuze si twe tuba twabivuze. Twasenze sibyo ndizeye yuko ico nasenze nzagihabwa ariko si Imana yavuze ngo uzagihabwa gusa nabyizeye oya Bibiliya iravuga Matayo 7:7 ngo musabe muzahabwa Imana ivuga gusa gusenga si bihari nuko udasoma ijambo kugira ngo menye ibiri muri Bibiliya abyo ngendera ubundi gusenga so gutekereza ibitubabaje ngo tubisobanurire Imana gusenga kwiza no gufata amavensi tukayasubiza Imana waravuze ngo ni dusaba tuzohabwa waravuze ngo mutabaze ndabatabara muzabarushe n'abaremerewe ndabaruhura munyikoreza amaganya nije wita kurimo nukuvuga ngo la vraie prière très efficace no gufata les versets bibliques Imana ikazi kubona gusa wewe wikinze mu ijambo ryawe ariko ntabwo ari ukuganya kuganya gute nguvuga ati oya gusenga kwiza no gufata amavensi no gufata icimana ivuga ukavuga ngo sinti wavuze ngo nitugira gutya uzogira gutya gusa gusenga igitima bigoye so kuvuga sama discours gusenga bira amategeko tubanza kwizera mbere yo gusenga foko tubanza kuba bakiranutse Yakobo 5:16 ngo mwaturira n'ivyaha byanyu kandi musabira gusenga kumukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete ni courage niyo mwete usobanura courage uyivuze mu Gifaransa umwete courage niki ngo waruvuze le courage c'est quoi umwete niki ko bibi yavuze ngo gusengana umwete mbese nukubyihata ukabishiramo nyine imbaraga ibirungo umwete niki umwete cyangwa courage waruvuze umwete si imbaraga zo gukomeza gukora ibintu umwete ni ugukomeza gukora ibintu utagifite imbaraga mbese ugasenga ukageraho utagifite imbaraga donc imbaraga izindi imbaraga zose
zo gusenga zashize hagasigara cyitwa umwete. Uzubona k'abakecuru bakuru cyangwa abasaza b'imyaka 90 iyo agiye gusenga n'agakoni kiwe ujya ntagifite imbaraga. Iki yakimujana n'umwete gusa. N'umwete gusa. Imbaraga zarashize. No kuvuga ngo ico dusigara dukoresha nyuma yuko imbaraga zishize. Ko numva ni umwete. Naba abakizifite. Abakizifite bakoresha imbaraga. Ko numva bakoresha imbaraga. No kuvuga nta mwete bafite. Oya ye umwete nturagaragara cyane. Ariko le vrai courage ce n'est pas la force de continuer, c'est plutôt continuer sans force. Uzo wandika Igifaransa ndakibona ku mastatiki kubabyumva. Konda kubyumva aho ndabyumva. Imbaraga rero. Noneho wavuze ngo umwete example watanze ku musaza cyangwa ku mukecuru uhabwindera ku gakoni. Nidushaka tufate ngo nta mbaraga gifite koraje gusenga kubera umwete abifite. Suko afite imbaraga. Suko afite imbaraga. Cyangwa umuntu urwaye. Uwa usengera hajya arwaye ku gitanda. Ujya umuntu afite imbaraga. Yazita akazi kiwe, ko numva? Nta bindi bintu asaba ko bamukorera ibintu byose. Ariko akihata gusenga. Ko numva imbaraga sigaranye nizo gusenga. Ntumve ko ari imbaraga afite yanze gukora ibindi. Ariko bijya hakora gusa karabikoreshwa n'umwete. Karabikoreshwa n'umwete. Umwete urakomeye cyane. Urakomeye pe. Hari ikintu wibutse mu buzima wakoze nabi kubera umwete muke? Cyangwa hari ikintu wakoze neza kubera umwete cyari kigoye abandi bananiye kubera kugishiramo umwete kikaba kigakunda? Yego birahari. Ibanga? Birahari, hari bimwe byibanga. Hari n'ibindi wovuga. Hari n'ibindi no wovuga utaha. Tuzobivuga ubutaha. Urakoze cyane. Hanyuma mfite ikibazo cyanyuma. Hanyuma tugahita dusoza kuko umwanya kurageraho materaniro dufite ayandi materaniro turi bujemo. Hanyuma uri evangeliste, uri umuvuga butumwa. Buriya umuntu yaje gutangira ikintu cyangwa iyo yumvisemo ikintu azareba uwo mubera umumento bazi umuri imbere wareberaho akavuga ati nimba mpagurutse muri iki gikorwa civuga butumwa ngomba kurebera kuri uyu muntu. Ninde muntu wakwenspiye ukavuga ngo nanje iki gikorwa ngomba kugikora? D'abord Bibiliya. Bibiliya? Aho ko ni umwarimu mwiza. Ni utayobya. Bibiliya izi gutungira agatoki utangiye kugaragaza comportement y'integenke cyangwa kutita ku bintu. Bibiliya ikazi gutungira agatoki bikavuga ngo hari ihawuje iri yanzira izoheka. Kumva umwarimu utabesha umwarimu ukuri ni Bibiliya. Kandi iyo dusoma Bibiliya tubifashwamo na Mwuka Wera kugira ngo tuzumve. Ariko nakeneye nuko numva ko ushaka aba person physique. Siko buriya umuntu wese aba afite abantu bamuri imbere avuga ati afite abantu bamuri imbere. Icyo nza no kwisiguraho kuravuga ngo numuvuga butumwa naje nabivuze. Abo dusengana nabo duturanye batavuga ati se yasengewe ryari. Buriya amavuta Bibiliya muri Matayo 28:19 haravuga ngo mugende mu mahanga yose muhindure abantu bose kuba abigishwa abantu. Nawe uri umwigishwa w'Imana wa Yesu. Kandi kuba umwigishwa wa Yesu takinda guheza ahita guha message. Siko message kandi iyo ufite message ubaye muvuga butumwa. Yego ico ndacemeye. Yes, allez faire toutes les nations mes disciples. Abantu bose mwisi kandi gishuri bari bagomba kwiga. Yesu ntaho yavuze ngo mubanze musengegwe mubone kuja kuvuga ubutumwa. Haraba byanditse ngo bavuga ngo habaye igiterane cyo gusengera oya Yesu yarabatijwe abigishwa barabatijwe icyo si kibazo natwe barabatijwe. Ariko ivuga butumwa naho ni muri iyo vensi niho duhagaze nk'abavuga butumwa kugenda tubwira twosengerwa mu makanisa tutosengerwa abantu bose bagomba kwiyandikisha kuri iryo shuri bose bakaba bishwa ba Yesu. Yesu nawe akaba directeur w'ico kigo agahemba bakoze neza agapromotinga bakoze neza. Ikibazo wabajije ngo mvuge uwo muntu nigiraho umuntu ndeberaho. Jewe mvuka mu muryango wa Gikristo. Data amaze imyaka 20
n'itanu ari umurevera pasiteri. Ni ukuvuga ngo nagiye kumenya ubwenge usanga mwacu umukutano kwa revi umukutano mukuru we n'ujya Pentecoste. Yego. Data ndamushimiye arahari ni muzima n'ubu ari muri izo nshingano karakorera Imana ikuragire mubyeyi aho muri Imana igushoboze uri cyitegerezo cyiza ku buzima bwanjye. Yego. Rwose si ubuzima gusa n'ubundi bwose yambereye icyitegererezo n'ubu ndacyamufite nk'umwarimu wanje mukuru. Nubwo tutavugana mu materaniro ngo tube turi kumwe nyine ariko ufite inyigisho ze zinshi yanyigishije nizo yigisha abandi mu materaniro. Ndamufite nk'umwarimu wawe. Umaze watandukanye nawe kandi iminsi si mpaka nk'umwarimu mu bana wo kwiga linye mu binembwe ko hataraba iyo connection yo kwigira linye. Ahubwo iyo mbaza ati iyo araba umwarimu w'amapromosiyo yose akore muri ishuri kujane muri by'ukuri nari mvuze ko ari umuntu w'ikitegererezo ku buzima bwanje bwa gikristo ndetse n'ubwa social. Ariko maze kuba mukuru namenye abantu benshi babavuga butumwa, namenye abantu benshi b'ingeso nziza, namenye abantu benshi ukwifuza gukorana nabo kubana nabo. Ariko nkunda umugabo witwa Renard Bonke cyane, ndamukurikira nsoma ibitabo bye. Ari igitabo cyiwe mfite byinshi ariko hari igitabo yise ngo Evangeliste par les fins. Ni umugabo nkunda. Yego. Nigiraho byinshi wari ufite amaprincipe, wari ufite kwishora, wari ufite kwizera. Umugabo w'Imana numvishije ngo iwe ahari mbese presence yiwe abadayimoni barahunga ibirometero n'ibirometero. Ngo umugore yigeze kumubyutsa amubwira ko batewe, waramubwira ngo sinzi ko atari Billy Graham. Renard Bonke yavuye iwabo mu Burayi aza mu ivugabutumwa muri Afurika no muri Kongo yarahageze. Yarahageze ariko iyo tour yaraje, iyo nshuro yaraje muri Afurika du Sud. Akaba batumiye hari korane gikomeye, bazanye impumyi, bazanye ibimuga, bazanye ingumba, bazanye abanyabibazo. Ariko iyo bamutumira nk'umuvugabutumwa hakaba n'undi mugabo nawe kabuhariwe batumiye udusenga agakora ibitangaza. Araza aho bari bagomba guhurira kibahahurira. Renard Bonke ngo arasenga abwira Imana atari Imana naka ko ntamubona kuri telefone kandi ko atazi iminsi yageze amasaha y'abana ndafata telemusige bimeze gute. Ngo arasenga ijya mbere, arasenga ijya kabiri, Imana iramubwira ngo naka ntiyaje. Ngo Renard arababara cyane. Ngo abwira Imana ngo ariko kubera iki wakeneye kunkoza isoni kurantuma muri kiriya giterane ko nyigisha ninde usengera bari abagwayi twavuze b'ingwara zananiranye gituma ukeneye kunkoza isoni ko jewe nyigisha ngo mu mujinya n'agahinda kenshi nishavu. Avuga ati ugiye kunkoza isoni kandi nyanije ko jewe nyigisha gusa guhanura n'akabikora agasengera abagwayi. Imana ngo imubwira rya jambo ryo muri Matayo nani kubwiye 18:19 ngo mugende mu ndira abantu bo mahanga ngo abigishwa banje ngo abizera mu babatize mu izina rya Data n'iry'Umwana n'iry'Umwuka Wera ngo mubigisha kwitondera ngo ibyo nababwiye byose. Ngo avuga ijambo ngo aravuga ngo dore ndi kumwe namwe, niyo murongo urangiza icyo gitabo ngo dore ndi kumwe namwe ngo kugeza ku mperuka y'isi. Ngo Renard agarura ubwenge ngo aravuga ati yo nubwo ntari kumwe na naka yego ndi kumwe n'Imana. Ngo aragenda ngo ashike mu giterane ngo arababwira ngo ufite amakuru abiri, ngo amwe meza ngo andi mabi. Ngo amakuru ngo mabi mbabwiye ngo nuko naka ukora ibitangaza ataje, ngo ataje atari ko amakuru meza mbabwiye nuko yasize tukazana n'Imana. Amashimi ibitangaza bigaba, arayigisha abantu, asengera abantu. Ndamukunda Renard Bonke. Urumva uwo nguwo ni wo momento wawe, momento wanje n'abandi benshi. Joyce Meya ni umumama nkunda, nanjye ndamukunda cyane, nkunda no kumutegera cyane. Ari isomo yigisha ibintu byinshi ariko hari isomo yigishije riramfasha rivuga ngo nettoyez vos pensées. Yego. Waryumvise? Ni nkaho nari kurikirana. Nettoyez vos pensées. Ubundi yari kuvuga ngo ibitekerezo dufite
ngo ni dutuye mu bitekerezo twebwe. Yego. Amahuzu n'intebe n'ama WhatsApp, amatelefone ya WhatsApp n'amamashini niyo atuye mu nzu, ariko umuntu aba mu bitekerezo. Urabyumva? Yego. Umuntu aba mu bitekerezo. Umuntu ntabwo dutuye mu mazu, dutuye twe mu mitwe, mu bitekerezo. Naho ibino bindi nivyo bituye, ibi dukoresha nivyo bituye mu nzu. Donc iyo twubaka inzu niyo kubikamo ibikoresho, naho twe tuba mu bitekerezo. Ikibiri ni igikoresho. Iki ni igikoresho, ariko umuntu nyawe w'imbaraga atwirira mu bitekerezo. Ngo arangize aravuga ngo nettoyer vos pensées, ngo tuza tumenya ngo igitekerezo cyiza ngo gira sanabrik quit. Iyo gishize ku kindi kurazamura inzu, ariko ngo igitekerezo kibi ngo ni kido file datwitse. Ko numva kibi no kuvuga ngo yari kuvuga ngo ibitekerezo bibi bimeze nk'amadufile datwitse ngo tubinetwaye, tubisiprime, tubizimye, twubakike mu bitekerezo, twakira Imana. Ndamukunda Joyce Meya n'abandi benshi tubigiraho byinshi. Nagiye hirya y'umuhana, nagiye hirya y'aho dusengera, ariko guhera ku muyobozi wanje Bishop Gitoko ndamusuhuje, abapasiteri bacu ndabasuhuje, inshuti zacu zabarazwe n'abantu tubana hafi batwigisha byinshi, twigiraho byinshi. Nawe abana mu gitaramo hari ukuntu uzugira naje arugomera gufasha. Hari umuntu uzi ukora ikintu, ndavuga ahagutse wenda muri muvema kikagufasha, hari n'umuntu wicara bikagufasha, hari amadiscipline, hari amaprincipe nawe gukundira rwose. Urakoze cyane, abari muri benshi urakoze cyane. Tugomba kwiga ubuzima, kuko iyo duhagaritse kwiga duhita tuhagarika no kwigisha. Urakoze cyane, ndagushimiye cyane, ntabona uko mbivuga kubw'iki kiganiro tugiranye, ahubwo numvishije hariho byinshi. Nunyemere nunkundira uzongera kandi dusure kandi nivuga butumwa nzokwemerera, nzemerera umuhamagara. Urakoze cyane, Imana ikumpere umugisha. Wakoze kunyitaba, n'ikindi gihe uzanyitabe. Murakoze cyane.